ni wowe ugiye kwibangurira oya reka nkubwire mama yansigiye angahe umufaranga aho ngahe utatu umufaranga magana atatu yagura iki ibiraha amandazi gende tete vide petit amavuta inyanya n'utubado two kuyirisha dore mfite n'icyuma ahubwo zo hano nkwereke uzi ko uri umuntu muzima icyo gitekerezo nyine nagitekerezaga nyuma y'iminota 18 merci uya ariko witonze dore nari nafashe umushyo ariko itega ubusozi hano utari kuwoza reka nyirangize no muri ariko reka nkubwize ukuri ahubwo twabanza tukayireka mbere yo kuyirya dore hariya hirya habaye ubukwe utambitse hirya ukongera ugata inyuma ukakambika inyuma ukongera ukacamo hahandi uhita umubona akurangira ahantu uko bwabereye iyo nkoko tukaba turayihereje ntituyirye turanyuramo muri Gobyori tunyura muri Gobyori ya kabiri tunyuramo handi muri Nyabarongo niho turi buzamuke muri rya shyamba ryahandi niho turi bururage kugira ngo batatubona akoze ubwenge noneho nzabiri reka nkubwire iyo nkoko reka dupfure nk'amababa 5 dusige tuyabitsa ahangaha kugira ngo ndaba nyitongere nyine kugira ngo batubona hano ariko batubona hano ahubwo kugira ngo batatubona uje kwishyira mu nda yawe sibyo twishyire mu mupira kugira ngo batatubona kugira ngo ahubwo tugende tuyirye neza kugira ngo n'abantu bina batari buze kutubona sibyo ruje murataza yitekerezo ariko ngo ayo yandi turayagura bwende amavuta urumva navuka ubundi twicaye hasi tubirye urumva yagiye nyine ubwo nahujemo turabisangira tugende bidiye tugende ariko sha wa mushenzi we jori Shirin ako rero urabona ko inka ubura nk'amata nta kibazo buriya izi nka zose ni izawe inkoko ni izawe urabona ko yashatse umugabo ufite amafaranga nshaka gusa rwose ariko nyine shuri hari ikintu nshaka kugusaba ikibazo nshaka kunsaba se ariko wazirikana wiki nyine uzamwiruka Gashuhe se Gashuhe kuba musanze aha Gashuhe ubu nonaha kuko arakina kubangamiyeho ubundi Gashuhe buriya mundekera nzagenda mukosora gake gake sibyo ubu namusanze hameze neza nzagenda mukosora bizagenda bigenda neza nyine tukavanga imitungo nyine tukavanga imitungo reka uzajya ugenda unyereka ko uri umwana mwiza imitungo nzayisinya ariko se sheri reba nk'ubu ngubu upfuye uzi ko upfuye ubu ngubu nasubira mu rugo nta n'ikintu na kimwe mu nguki ngo mpfuye nuko upfuye se ninde wakubwiye ko ngiye gupfa yewe nsigaje nk'imyaka 50 ngo mpfe cyangwa se 100 uri ikibazo cyo gupfa rwose mugakimbwira rwose erega sheri mu buzima ibintu byose umuntu arabikora bivuze ngo mbonyemo umurambo ugenda oya nyine sheri ngo mbonyemo umurambo ugenda oya birambabaje kabisa ngo mpfuye ngewe pfa ngewe si sheri rega buriya ni byose uransuzuye kabisa oya sheri nyine ese uko mukunda nuzongeye kuvuga ngo nzapfa ushobora kuvuga ngo nzapfa ubwo napfa nsize inka zanjye zikitabwaho nande ntabwo bibaho usibye ko nyine unapfuye njye nazitaho nta kibazo urongera bivuze ngo napfuye oya niba ari byo nakuza nibyo kujya umbwira ngo nzapfa ntabwo ngiye nabyemera kabisa ntabwo uzapfa ntabwo nzapfa unapfuye twanajyana ese rega nanjye ndagukunda uyu mitungo ngiye kuyikwandikaho imitungo ngiye kuyikwandikaho rwose ahubwo se sha tujye mu cyumba ko na bogisi yahise mfatana bogisi sigara mfata kubera burya kurya inkoko ako kiracyana nagenza ubwenge kana nariye amata kabiri atari nyiri inkoko wa agasenda bogoye wallahi ubwo rwose nzajya abakwivomera bose baratabaniye kabisa
George ntibikira yewe yewe bite ko ndeba imidigi wayegetsera nanjye ngo narabye no kubyara nabyibushye ubyibuha ikizi nabyibushye nyine ubu ngubu najya kunjyana kuhinga ibintu byose kijya akira genda umbonera genda usiki ndahaze rwose wanjye kubitibaza wa mwana reka mubwire genda ndebe zana amazi nikarabire dore nze nanari niyo wabireba iyi ni isabune iyo ni isabune kabisa akabatimu bakubamo ukunde wahaza se wansigira agusigiye genda uzanire ibiryo ntiranyishe ngira njye mu muryango remezo ushaka kujya mu muryango remezo none byagenze se mama aguze agakoko nyine k'agashu wakaguze gute ka koroyiro tuzajya turya amagi ngo urangi hano nyine nahaza amagi urumva ndi gutura ubwara wajya kunzanira ibiryo rero nanjye ntamire ibiryo kujya mu muryango remezo ibiryo biri mu nzira nyine harabura nk'iminsi ndayibara ku ntoki wenda 1, 2, 3 ibinsi nyine kugira ngo urye warishije se mu minsi mike akarabo kamaze guturaga nk'utwana urana nawe natuye mu gitoto none ibintu uri kuvuga ni ibiki iminsi iyi ndayibara ku ntoki wabonye ikiraka se nibwo wabonye amafaranga kwirirwa umbwira ngo ne genda unzanire ibiryo genda ubizane mu nzu ibiryo se genda ubizane nakubwiye ko ari nyuma y'iminsi 3 ariko ntabwo uri kumva umwana n'ubundi bikiri kumbwira akwishyurana natazi nawe uzahaga rwose dore iminsi nyuma y'iminsi 3 uzahazi no kumeza ntazi ibyo bintu byose uhora uvuga wa mwana sinzi niba uri igicucu niba urwaye iki wakumena hano mama reka nkubwire mama je natetse reka mu minsi 3 ishure nzakugaburira ubundi ubu ngubu ngo watetse ibiryo wabiriye byose noneho atetse amazi yonyine ariko ubundi wakigoryi wowe uzajya uramuka wicaye gusa nta kintu ukora nta nubwo wakibwiriza ngo ufate umweyo kuba urebe ukuntu hano hantu hasa ariko ubundi mwabaye muti ntabwo ari naho mbwira fata umweyo vuba ukubure hano n'ibisatsi bibi ubundi ntabwo muba mwumva ni ngombwa ko umuntu ababwirize ariko reka mbanze mubwire sibyo ahamba ni kwa mukuru wanjye uranyumva wowe ibibazo byose biba muri urugo bitera urumva n'ubujipo aba yiyambarishijwe ngo ibyo se birakureba niba ubona ari ibyo utera ibibazo ntazavuye ukahajya muri sawa naho ujya kuri Nyagasozi umva naje nje kukwereka yuko utantekerereza na gato umva mbanze mubwire rero urumva aka kanya tuvugana ushobora kurusohokamo kuko utaraza njye na mukuru wanjye twari tubanye neza urumva neza ngo nshobora kurusohokamo ariko aho ugereye ahangaha ibintu byose na wa mushumba wirirwa umutesha umutwe mba ndi hano mbireba urumva ugomba kubikora kuko ni njyewe nyiri urugo ahubwo nawe ndaje ngupangira akazi ubona utagashoboye ucaho ugenda nta mikino ntazanya ntabwo naje gukina shaka ubu na mukuru wanjye yashatse umugore we nawe uzamushake ahubwo ndavuze nifate uyu mweyo ukubure hano niba atari ibyo ngibyo ngenda gusohora hano kandi urabona ko hari icyo mvuze nimba ari ukuwufata ndawufata kubura uyu mweyo yose ndawufashe kubura nyine ubundi muba mwigiriye reka narabikubwize n'ukuri urumva ari ukugira ngo njye nkubure umagaze hejuru uri umugore wa mukuru wanjye njye naruvamo nkagenda we uzaruve mu gihe kuko n'ubundi ntabwo intego nazanye hano nayigeraho uhari ariko uzi yuko ngifite ababyeyi wamusenze twari twaraburanye cyaraburanye bikaze hasi mwabaga hehera
Kwibereye upfa nyine mu cyaro kuva n'abana n'umugore wanjye mwari mutaransura. Akanya karabuze ariko nyine turagerageje turanyaruka turaza turakureba. Kandi inka zanjye zimereza neza urabona zirabyara umunsi ku munsi, amata turanywa, urutoki narwo urabona ni sawa rwose, turenga tukanywa, ibintu byose mbese nta cyabuze. Ndabona inka zawe zaranabyaye tanduzi, abana buzuye hano mujye muza nubwo mubaha amata munywe rwose, urabona ko njye ntacyo mvuze. Ega n'ubundi turi inshuti zajya tubanyarukira. Oya nta kibazo njye mbafite. buriya rero ngiye defo ngira mbanzi ko iyo umaze kuba umuntu w'umugabo wamba mbona wandenzeho ahubwo ubu ngubu mba ntangiye kugira urundi rubyiruko rugenzi wanjye ubwene mba mbona aribo nishyikira buriya umuntu ufite umugore umuntu abantu nkatwe turamutinya. None se ubundi ko nawe naherutse ugiye kurongora bivuyemo umukobwa se shantiya nkate umukobwa ngiye byaranyuye ibaze no kuri kumana reba nawe kayibandi cyangwa cyari kikwereyeho ntakangiye by'abagore ariko twakomeje kuvuga ndibagiza di Gicuma zana icyo gicuma aho ngaho sha kirimo urwagwa nzimana abashitsi karabe bose nyaruka ni wa mungu wawe se ni wa mukozi wanjye bose sara ito atayimaze mura ahora ni cyaka rero bwa narume Gicuma rekeraho Yungwa gakeye ko ntacyo wabuze mu rugo bose rega muri benshi nta cyabuze rwose bakatongera gusoma mureka namarwa ego sha umuzegeze rye n'umuziga rye nakayoga ko mu cyaro kabyoye azo Gicuma uzajya urya ibigori bibisi ngaho hari ibitoki bibisi ngaho hari ibijumba uri ingurube cyangwa hari umwereranye heruka ko muheruka utarazana uriya mugore oya genda sha genda ukukire ziriya nka dore haguruka se Kanyama haguruka n'umukozi wamukoye Kanyama oya tumaranye igihe genda sha turagusigira nta kibazo umugore aranyirukanye neza biragaragara ko akwisanzura tumaranye igihe Gicuma rwose aze no kwenga kubi urugwago niba rwenze kararyoshye rero ntarebe iryako kararyoshye none se mwebwe bite ni sawa ariko nyine n'ibyo byari mu giturage nanjye umugore aranjengereje mwa bagabo numvise nta mukozi wabivuga kuva nazo n'uriya mugore nta mahoro akiba mu rugo aragera kuri Gicuma agakubita akagera kuri murumuna wanjye agakubita yagera ku nka agakubita ariko yagera ku nkoko agakubita none ejo bundi nasanze yambagiye inkoko ebyiri sinabikubwiye amagi inkoko iratera akayarya ngukunda abagore ngukunda abanyamujyi ngukunda niba narazanye iki aho Kanyama kaje kubwira urumva uriya mugore njye nabibonaga mbere umugore umaze imyaka 5 mu mujyi suruze uzamutungira ngaha bigashoboka sha nabonye ubwiza nakoye mu mujyi nanjye ndashiduka warebye nabonye icyo nakora sha umva uriya mukobwa rero nese umwirukane ariko buriya narakubwiye wikiza na Mariza uba wubatse neza urumva Mariza ari umwana w'umutima urumva nubwo wabonye inzobe yo mu mujyi ugashiduka nyine rwishigishire nyine yawe ako nanumvishe ngo twabushire kirumbo k'uyu musozi cya kirumbo ngo ni Jorije Baneti nyina kimugeze cyabanetize cyabaneti iriya inyoko zande cyarazimaze dore mperuka guhura nawe heruka guhura nawe avuye kuvoma noneho yageze haruguru kugira amazi yashyitse mbona arimo kuyakaraba mu mutwe se Joriji wavuye ku mugezi udakarabye bareka ngo mbabona nande wabyure wa muntu umva John meze nabi nabura ijoro ryose ryambereye ribi se kumeze nkanjye yewe no kurya amazi cyangwa aho ijya ya nkoko ya nkoko se byagenze gute baraziritse barankubita mpaka n'inkona
ariko ntukabije cyangwa yose wayimariye mu nda yawe ko ntabwo usika twayisangiye musanze reka mubwire ndabizi ariko urabizi wariya amata kabiri ngiye njya amababa yonyine njya n'umutwe wonyine ubujiji bwawe nyine simbona nkuriye nyine narakuriye nungutse igitekerezo cya kigabo cyitwa kanyama kimwe kiri kirekire cyuzuye cyane kimwe kigera cy'ikandagira ndamubona urakizi cya kigabo cy'ibyanwa n'ibyambare kimwe mujya kungana ariko wowe ntabwo ungana nacyo sha ariko turangana umusore wanjye jya ureba nakoze iho mfite igitekerezo urumva cya kigabo kiri kimwe cyitwa cya kanyama kirekire cyane kimwe kigenda gikandagira tukaburirwa urengero ndakibona cy'igikire nyine nanabyambare kimwe mujya kungana ariko wowe ntabwo ungana nacyo sha ariko turangana umusore wanjye jya ureba nakoze iho mfite igitekerezo urakacu gakorwa mu mvura sha jorizi gakorwa mu mvura sha umva cicika tugiye kugenda ziriya nkoko zose tugiye kumwimura subiramo turamwimura zose turaziba tuzirye izindi tuzigurishe tugure ibiraha amasambusa iragura senkani amasambu ibidiya nyine tugenda munda barafu ngabo hera urabanza imbere se cyangwa ngende inyuma gahoro gahoro aho se unsumbara genda imbere ngenda ngewe inyuma ku buryo niba gufata ari we bahita bakanda ngiye bakandeka tugende sha tunga neza sha tunga neza ntukikage sha urumva wamushe cyagihe urabizi wariye amata kabiri ngenge umutwe wonyine njye wayirashe ni njye wayirashe cecekaho ni njye wayirashe dore reba nayirasha urasa ibiki we reka nkubwire ni njye wayirashe reka nkubwire ugomba kurya kuyirya yose wowe ukarya amababi uyu munsi abyisi reka nkubwire babarira shorije kubasha rame bose ni byiza muri kuza mwijisha ibintu bitari twebwe se twebwe tuvuye hano hirya rwose tuvuye iwanyu nyine ko mugenda mwumva se bite byanyu ko mugenda mwumva bite byanyu twebwe se twe ntabwo twububaga ahubwo twabonaga ahubwo umuntu wambaye ubusa sha bimeze bite dore nyine ubona akabeho kanyamana ari maze iminsi natakubona uyu mwana urabona utari kumwikije imbeho sha uyu se uyu nyine aba yariye ibiryo byinshi cyane agira ngo bigabanuke kanyama wa mukobwa yarambwiye ngo nzaca inkoko muyivanye he Jones aravuga byinshi